Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwese mukurikirana Zeyipafo TV. Muri uyu mwanya rero ndaje ngo twibandire tuganire ku bigendanye na nyampinga w'u Rwanda cyangwa se irushanwa ry'ubwiza cyangwa umukobwa mwiza uhiga abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni irushanwa ryaje kuba ritangira mu mwaka w'1910 ubwo ryatangizwaga n'abakoloni bari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaribwo hatangiye kujya hatoranywa abakobwa bahigwa abandi ubwiza hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nyampinga waje kugira gutya akaza gutorwa nka nyampinga uhagarariye abandi bakobwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba yaranditswe no mu bitabo by'amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Uwo akaba yaraje gutorwa mu 1992. Uyu ni we wibukwa cyane kuko ari we mu bigendanye n'amateka, ari we twita tuza kona byitwa ko ari we nyampinga wa mbere, bitavuze ko hatari n'abandi baje gutorwa mbere ya. Turaza kumureba tuze kureba ngo ninde yaturukaga he, ese yaba hari nk'amarushanwa mpuzamahanga yaje kwitabira muri iriya myaka y'1992. Ibi byose turaza kugaruka tuze tubirebere hamwe, tunarebe n'abandi baje kuba bamukorera mu ngata bakaza kumusimbura kuri iyi ntebe y'umukobwa uhagarariye abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose rero turaza kubirebera hamwe. Irushanwa rya nyampinga rero ryaje kugenda ritera imbere, aho mu myaka yashize murabizi ko ryaje kuba rishyirwa mu maboko ya kampani yitwaga Rwanda Inspiration Backup. Akaba ari kampani yacungaga ndetse ikanategura ibikorwa byose byo kuba batoranya umukobwa uhagarariye abandi cyangwa se urusha abandi ubwiza ndetse n'ubwenge hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bikaba ari kampani yayoborwaga n'uwo bitaga Ishimwe Dieudonné amenyekanye ku mazina ya Prince Kid. Ibyo turaza kuza kubirebera hamwe. Reka rero tuze kurebera hamwe ibigendanye n'iri rushanwa muri rusange. Ese ibigendanye naryo ko ryagize gutya rikaza guhagarara byaje kurangira bite? Ese rishobora kuba rigiye kuba rigaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ibyo byose turaje tubirebere hamwe muri iki kiganiro cyacu tugiye kuba tuganira namwe, tureba ngo ese iri rushanwa ryatangiye ryari, ni bande baryitabiriye kuva mu myaka y'1992 kugeza ubu ngubu turimo tuvugana. Turaje tubarebere hamwe bose ndetse n'amasura yabo murajya muyabona aho ngaho imbere. Ubundi namwe muze kutubwira muti uyu mukobwa dukurikije uko tumubona muri aba bamisi bose cyangwa se ba nyampinga baje gutorwa kuva mu 1992 kugeza ubwo irushanwa ryazaga kuba risa nkaho rihagaze, turabona uyu mukobwa ari we uhiga aba bamisi bose ubwiza. Muze kubitwandikira muri comment. Mu mwaka w'1992 nibwo hatowe nyampinga wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda, akaba umukobwa aturukaga mu mujyi wa Kigali, akaba yaritwaga Nubuhoro Jeanne Munyankindi. Akaba ari umukobwa rwose waturukaga mu mujyi wa Kigali, akaba nta rushanwa na rimwe yigeze yitabira mpuzamahanga muri iyo myaka y'1992. Hashize umwaka umwe hatowe undi nyampinga, uwo akaba yaritwaga Darira Uwera. Yaje gutorwa mu 1993, akaba we yari yaturutse mu banyarwanda babaga hariya mu gihugu cy'Ububiligi. Uyu nyampinga rero niwe waje gutorwa iki gihe ndetse yongera gusubukurwa mu 2009. Iki gihe nibwo haje rero gutorwa nyampinga waje kuba ahagararira abandi bakobwa mu bwiza ndetse n'ubwenge. Akaba yaritwaga Grace Bahati, akaba yaraturukaga mu ntara y'Amajyepfo, niho yari yaje aturutse cyangwa se akaba yaraserukiye intara y'Amajyepfo. Uyu Grace Bahati waje kuba nyampinga cyangwa se Miss Rwanda mu mwaka w'2009, yaje kuba akorerwa mu ngata mu mwaka w'2012 n'uwitwa Aurore Mutesi Kayibanda wari waje nawe aserukiye intara y'Amajyepfo. Uyu akaba yaraje kuba ajya no mu irushanwa mpuzamahanga ryitwa Miss Supranational rya 2013, ndetse aza no kujya muri Miss World 2015, ariko aho hose akaba atarigeze agira amahirwe yo kuba yatsindira ikamba ry'aya marushanwa tubabwiye haraguru. 2014 nibwo haje kuza undi mukobwa waje kuba afata ikamba, aza kuba arifata mu mwaka wa 2014, akaba yaritwaga Colombe Akiwacu. Akaba we yari yaturutse mu ntara y'Uburasirazuba, akaba we nta rushanwa na rimwe mpuzamahanga yigeze yitabira
kugeza magingo aya ngaya. Yaje kuba asimburwa n'uwo bita Doriane Kundwa cyangwa se Kundwa Doriane, bitewe nuko wasoma amazina ye akaba we yaraje kuba ajyaho mu mwaka w'2015. Yari yaje aserukiye intara y'Amajyaruguru, aza kwitabira irushanwa rya Miss Grand International rya 2015. Yaje gukurikirwa 2016 n'uwo bita Mutesi Jolly, akaba we yari yaje aserukiye umujyi wa Kigali. Miss Mutesi Jolly akaba yaraje ndetse no guserukira u Rwanda muri Miss World 2016, gusa akaba nta kamba na rimwe yigeze akurayo. 2017 hakurikiyeho uwo bita Elisa Iradukunda, wari waje aserukiye intara y'Amajyaruguru, aza kuza ndetse no kwitabira Miss World 2017. 2018 haje kuza uwo bita Lilian Iradukunda. Miss Lilian Iradukunda akaba waje gutorwa mu 2018, wakaba yari yaserukiye intara y'Iburengerazuba, aza ndetse no kwitabira irushanwa rya Miss World 2018. Uyu nawe rwose akaba yaraje mu bakobwa 25 bari bafite ubwiza bufite intego muri ririya rushanwa. 2019 ushaka kwibaza ngo ninde waje ahita akorera mu ngata aba bamisi bose bari bamaje guhita mu myaka yari yabana. 2019 nta wundi wahisa kukana ikamba rya nyampinga w'u Rwanda buretse uwitwa ni mwiza Megan, wari waje aserukiye intara y'umujyi wa Kigali cyase igice cy'umujyi wa Kigali. Akaba uyu mukobwa yaraje ndetse no kwitabira Miss World 2019, dore ko nta hantu na hamwe bigaragara ko hari kamba yaba yarakuye muri ariya marushanwa yari yitabiriye. Mu 2020 nibwo hatowe uwitwa Naomi Nishimwe, wari waserukiye umujyi wa Kigali bitewe n'ikibazo cya COVID-19. Uyu akaba atarigeze yitabira irushanwa mpuzamahanga na rimwe bitewe na kiriya cyorezo cyari kirimo kibica bigacika hirya no hino ku isi. Mu 2021 nibwo hatowe uwitwa Ingabire Grace cyangwa se Grace, wari userukiye umujyi wa Kigali, waje no kwitabira Miss World 2021, akaba nta kamba na rimwe yigeze akuramo. 2022 nibwo hatowe uwitwa Muheto Nshuti Divine, wari waserukiye intara y'Iburengerazuba, aza ndetse no kwitabira Miss World 2023. ndetse uyu mukobwa twaba twakubwira ko kugeza ubu ngubu akiriwe mu minsi twavuga ko ufite ikamba rya nyampinga w'u Rwanda, bitewe nuko nta wundi mukobwa urongera gutorwa nyuma y'uyu, bitewe nuko irushanwa ijyaje guhagarikwa ndetse byabagaho ibikorwa byose byo kuritegura birangirira ahangaha bitewe n'ibibazo byarigaragayemo byagiye bigaragara hirya no hino. Ngire ngo twagiye tuyibona aho ndetse n'uwariteguraga yaje gufatwa agafungwa, nubwo bivugwa ko kugeza ubu ngubu ashobora kuba yaratorotse bitewe nuko atafashwe ngo abazwe ibyaha yari yahamijwe n'inkiko, ngo akaba yaratorokeye mu bihugu by'amahanga nk'uko tugenda tubyumva hirya no hino. Abantu benshi rero bakaba bakomeza kwibaza bati se iri rushanwa koko tuzongera kuribona, twongere tubone ibyishimo nk'ibyo abanyarwanda babaga bafite igihe cyose bagabona iri rushanwa riri kugenda riba, dore ko n'irushanwa ryatumaga abantu bahaguruka bose bagatekereza kugiye gutorwa, ndetse hakagira n'imishinga imwe n'imwe yagaragazwaga n'aba bakobwa, bamwe bikaza kuba byararangiraga banayishyize no mu ngiro rwose, bikagirira akamaro abanyagihugu ndetse n'aba bakobwa muri rusange babaga bitabiriye aya marushanwa. Ni amarushanwa yatangaga ibyishimo mu banyarwanda, ikindi akaba yaratumaga n'abakobwa babasha kuvuga ibitekerezo byabo, byatumaga
n'abandi bakobwa bari hirya no hino mu gihugu bigira gutya bikabakangurira nabo kuba batera ikirenge mu cyaba ngaba bakiteza imbere mu kazi kabo ka buri munsi bakora. Kugeza ubu ngubu rero nta makuru ashobora kuba avuga kuko iri rushanwa ryagaruka vuba, abenshi bakabona ko rishobora kuba ryararangiye burundu, kuzagaruka bikaba bishobora kuba bizagorana bitewe n'uko nta gitekerezo cyo kurigarura wumva gishobora kuba gihari. Mwakoze rero kubana natwe, nyire ngo abakobwa mwabiboneye batowe kuva mu 1992, tubwire ese n'uyu ubona uhiga abandi muri abo bose twaberetse. Mwakoze kubana natwe.